Meya neza ibyo uri kumukorera ibyo gukora. Ese Meya neza ariko Meya neza wose wandeka ariko ko nanakuzi. none se wazi icyaha ko muzi ase Meya neza Ese wandeka mu nzu yande ibiroro byo guhora umbeshya ngo urankunda nta n'ibikorwa. tukuwe ikibazo ni ukuri kunjyana n'ahantu ndazi Hase ntabwo mazi ariko baratugira batese wowe ngwino tugende ntabwo dutinda se nabuze ko mba ngukumbuye shanguye tugende sha ni akanya gatoya ariko ntabwo tugenda sha n'akanya gato ariko nicyo utabona nizere ko tutari ntabwo dutinda se nta n'ubwo uba ubona wowe ko umuntu aba agushaka. ikibazo nuko abantu uri kunzana ntaho uzi nawe ase ahantu ese ahantu urayizeye basi ubuse tunicariye ahangaha ahantu wizeye sekirite yaho ndayizeye na ba nyiracyo se bo basanze twicariye hano batugiye wowe nguyu nese batugira bate hasi ubundi ubona icyo utabona ikibazo ahantu ako nkoraho ubundi ufite ikihe ntabwo nizeye oya nta kibazo gihari ariko wowe urayizeye ndahizeye ngwino twicare hariya ushaka kuba nicara wicaye nyine twicara ahangaha se ubundi woweho biti byawe njye nawe ubwo nakwicara urashaka kuba nicara reka mba ngukumbuye sinzi waba umeze neza rero byari biraho ariko biraho nyine umeze neza nta kibazo n'isobanuro hari icyo bitwaye nta kibazo sekirite yaho aho kunkora ufite ikihe kibazo nawe ntabwo wazi utahazi ntacyo batugira uza kudusanga twicaye aho batugira ubanza kuko kugukunda gusa se ntanagupfuye ese umuntu umuntu ubese ntabwo ugira ubwoba ushaka ko dukora imiti si ubishaka yego nese uransiga ahangaha uhita mbangukanye iminota ingahe ari hano ku muhanda ni iminota ibiri ni ukuri ibisa wansiga ahangaha ni ukuri ni iminota mikeya mbega ahantu heza siko wagira ngo twahaje mbizi mbega intebe siko ari ubwa mbere ngeze ahantu nk'aha se ntabwo ari gutinda mbega inzu mbega inzu wakwiryana siko wagira ngo ni uburiri siko warara hano ukabyuka ngiye kumusura wasanga kiba n'iwawe se ngiye kumusura nakwicara ahantu heza hawe bebe natinze se ntabwo utinze cyane nageze hariya hirya numva ubwuzu buraje wese ugaruka kuko njye numvaga ntabwo ahubwo njye ahantu nanahikundiye cyane ngo bene badusanga mu bantu aha se batugira ngenda cyashidikanya kuri sekirite yaho ushidikanya ikijya gukora ituza rero kugenda kuko nari maze igihe nakubona numva byaraje gusa amahano ryaraje vuba cyane rero kubera ubwuzu wawe gusa ukuntu umeze neza kugenda umeze neza cyane ariko nawe umeze neza wabona se
warabyibushye yohani mu nzu yanjye ugume gutyo babarire mu nzu yanjye tubabarire mwageze hano gute rero sasa twari turi mu nzu yanjye izuba ryatwishe tuza muza kugama rero mu nzu yanjye twari tuzi ko muri abantu mugume gutyo umva tugusobanure reka twebwe twaje twuga izuba hano tubona biranze tubona kwinjiramo mu nzu yanjye rero sasa none se watubabarire mbabarire tubabarire si ubundi mupfana ntabwo mwose ntabwo nzi uranyihangane mukaza rero mukaza hano iwacu ntabwo nzi niko ubundi hanyuma rero nawe nsobanurire twari twaje kugama izuba kugama izuba iwanjye meya neza ibyo wajya kumukorera urabinkorera urumva meya neza ese wowe meya neza ngewe iki hano iwanjye sibyo meya neza ibyo uri kumukorera nibyo kubikora ese wowe meya neza ariko meya neza wose kandi se hasi iwanjye hano iwanjye urumva wandeka ariko ko nanakuze none se wazi icyaha kose ndeka hano iwanjye ku muzi asimira neza ese wandeka mu nzu yanjye sinagusabye imbabazi imbabazi rero urakora ibyo n'ubundi wari kumukorera urabinkorera ese ko twari tuje kugama nakanyanya ngo nugumye nugame waretse kashana nayo nugame nahise no kugama ese uri mu biki suri wanjye se genda sha kumusigo we ariko ntaribi nagenera hariya mukoze we sha twenze ko ndikurota mbega umusigo sha bankuriye to ariko ntaribi nagenera biriya